bwa mbere nzi Kigali nari mutoya niga moto niba narakoze mufuka amafaranga nkayata nabyo byaragenze bite sinzi icyabaye ariko tugeze aho tujya motati nyishyura nkora mufuka ngo mwishyure nk'ibisanzwe ndayabura ndisaka ndayabura Tefaranga tereka abahungu b'Ikigali ko muziga muri abanyamitwe ushaka kumbwira ko amafaranga yabuze saragurutse ko hirya namwishyura ukuntu yari ameze ari n'umwana ari kumfata kanze muzaga kubita nkayari ahiriye mfite indirimbo 300 yasaga nk'umuntu mushya mu cyaro cy'iwacu yasaga nk'unaniwe kandi yarafite icyaka ajya kugura amazi iyo muyaga washyize umugabo ku karubanda asebera ku muhanda uzira umutima wakunze uba nk'umwana mutoya wambwiye ko wankunze isi yambanye none nta muntu n'umwe ushaka kumva ko nahinduka nkaba mushya. Yes, BigTowners, one more time. Tukaba twongeye twahuye ni mu bigano byacu bya buri munsi kuri BigTown TV. Don't forget to subscribe, yo kanze subscribe, gahunda zigenda fresh kabisa. Hano twahuye n'umuhanzi, turi kumwe mu kiganiro, araza kutubwira ibintu byinshi tutazi mutazi, ariko uyu munsi na akanya keza cyane ko kugira ngo mumenye nibyo agiye kutubwira aka kanya. So, afite album, nimba yasohotse, nimba itarasohoka, ariko yatangiye kuvugisha abantu benshi cyane. Afite byinshi byo kutubwira, reka banze abasuhuze anatwibwire maze dukomeze n'ibiganiro byacu. Nitwa Bolingo, ngo Passion, ndi artist. Okay. Bolingo ko tuzi ko ari amazina ye muri Kongo ari sinzaru bihurira ariko ubundi amazina yanjye ni Rukundo Passion Bolingo naryo ni iryanjye abagiye banyise. Ekeza ko nyine ko navukiye Rubavu ushobora kuba bifite ahantu yeah, baratubwira ngo abantu bafite amazina nk'aya ngayo ya Bolingo babazi music cyane. Hantu mbizi keze ari ngiye gusa wenda ariko nta wundi muntu nzi witwa Bolingo nacuranga nta nonza. Ntabwo ujyumva abakongomani bavuga ngo Bolingo nakasana mutena na Bolingo zimpamvu nuko bisobanuye urukundo kandi urukundo ni main topic n'indirimbo barimba Bolingo nyine cyane. Okay, cyane ko bisobanuye urukundo. Yes. Okay, watubwira amateka gatoya kuntu waje gutangira music ni tutaragera none muri music iri gusohoka muri iyi minsi. Amateka yanjye ntabwo ari maremare kuko imyaka 22 navuga ko natangiye gucuranga mfite imyaka 4. Papa yari umucuranzi yatangiye kwigisha piano. Okay. Ya icyo gihe ubwo nibwo natangiye no gucuranga gitari nyuma yaho ngaho ba muri church hanyuma naho vamo za kwiga music ubu ndi hano. Ubu urimo kuririmbira Satani. Kuririmbira Satani. Oya, hapana Satani. Ntago kuririmbira Satani, kuririmbira abantu b'Imana. Ko twese turabi Imana. Ko wavuye mu nzu y'Imana ujya kuririmba zo hanze. Ntago byumvise neza. Nabaye muri church kandi ntago nayivuyemo. Ndacyayijyamo ndacyasenga ntago nareka gusenga. Gusa kariya ni kariya, uriya kariyeri ni kariya. Kariyeri ya music ushobora kuyikora mu bundi buryo bitabenga ko nyine ukora church music. So ninde wagukuye mu rusengero akakubwira ngo ngwino uririmbira isi music yayo nayo ifite amafaranga ya danje? Amuro wankuye uvuga ngo uko niyumvaga ama inspiration y'indirimbo nandikaga ibinjemo. Bivuze ngo ibyo nandika nuko ndirimba byose nyine nibyo byakomeje kuzamukamo kugeza uyu munsi ubu nkomeza muri murongo nta munigeze ambwira ngo kora ibi cyangwa ibi. Okay, nari ibi byose ni music, it's all about music. Amakuru mfite nuko ufite story, true story wayishize muri album mu ndirimbo.
iyi story imeze gute? Album yanjye yitwa Umucanshuro, hanyuma ni inkuru y'umucanshuro n'ubundi. Uwo mugabo ni umucanshuro. Ngiye kuyivugaho gato, hanyuma abantu bari bugira amatsiko barajya kumva album. Nagira mvuga ngo nakuze numva inkuru ngo hariho umugabo wihitiraga. Hari umugabo wavuye mu ahantu hamwe mu cyaro runaka, afata urugendo rurerure ajya mu wundi mujyi gushaka ubuzima, gushaka amafaranga. Hanyuma ibyo yahuriye nabyo mu nzira nibyo byavuye mu iyo ndirimbo, nibyo bivuga kuri iyo ndirimbo. Yagiye yari afite impamba ntoya itari nini, hanyuma ageze mu nzira arahagarara ngo aruhuke afate ku mpamba, ariko iramushirana. Hanyuma akomeza urugendo agera ahantu ntananirwa cyane, aravuga ngo reka ngende njye kugura amazi. Aragenda ajya kugura amazi, ageze kuri botike barayamuha amazi, arayanywa yumva ameze neza, ariko agiye kwishyura amafaranga aramucika. Amaze kumucika agwa hasi. Nyuma yo kugwa hasi ibyakurikiye bajye kubyumva muri album, gusa ntabwo byarangiye neza. Ikindi nuko iyi nkuru, iyi album, indirimbo zirimo muri album zifite abantu ziburiye n'iyo nkuru zose, kubera ko like uwo mugabo yari afite umuryango yasize. Uwo muryango yasize ku ndirimbo yanjye ya nyuma, umwana w'abaririmba ngo papa uzagaruke, uzagire ugaruke. Indirimbo yitwa Uzagaruke. Umwana akura atazi papa we, kuko papa yagiye ari muto ntiyagaruka. Iyo nkuru irangira atagarutse, iyo nkuru y'umucanshuro. Abazamva neza ko bizarangira atagarutse. Hanyuma umwana bakora aririmba ngo papa turagukumbuye, uzagire uzagaruke. N'izindi ndirimbo zifite ahantu zihuriye n'iyo story. Main story ni gutya imeze. So ni gute wahuza Umucanshuro iyo album yawe na True Story? Byabaye kuri nde, byagenze gute? Umucanshuro bwa mbere genza muri Kigali, ntabwo nyimfuka i Kigali. Bwa mbere nzi Kigali nari mutoya, nigaga amakangahe. Oya, bwa mbere nzi Kigali nenje muri vacances. Mu rugo barambwiye ngo n'ubu wa mbere tuzaguhemba kujya i Kigali. Niga mu wa gatanu primaire. Icyo gihe nibwo bwa mbere nageze i Kigali. Ahubwo iyo nkuru yabaye inspire n'igihe naje i Kigali ndi mukuru muri 2017. Hanyuma icyo gihe naje nta muntu nari nzi. Icyo gihe nari nje kwateninga competition zo ku Nyundo, bakoraga finale z'i Kigali. Hanyuma ntabwo nari menyereye imihanda, ntabwo nari menyereye uko ibintu babyifashe. Hanyuma niga moto, niba narakoze mufuka amafaranga nkayata, nabyo byaragenze bite sinzi icyabaye, ariko umuntu agendaga narangaye ntazi neza ibyo ndimo. Tugeze aho tujya umumotari ati nyishyura, kandi amafaranga yari transport yo kukuzana i Kigali. Yego, nari mfite n'andi, yego nari nyafite n'andi kuri mobile money, ariko nari mfite amafaranga transport, andi mfite kuri telefone ari bunsubize, ari bunyure. Yego, tugezeho ngo arambwira ngo mwishyure, nkuramufuka ngo mwishyure nk'ibisanzwe. Ndayabura, ndisaka ndayabura. Tefaranga atariko abahungu b'i Kigali ko musigaye muri abanyamitwe, ushaka kumbwira ko amafaranga yabuze saragurutse. Umwe nyine ubukora umufuka nkaho nyine utunguwe wakagira ngo uri kwigirishwa hasi mbere. Okay, ntago nakubiswe, sibyo ntacyo nabaye, kuko nari mfite andi nafasha, nari mfite ari butegesha andi ndamwishyura. Enza gusaba andi yo gutaha, ariko nahise ngira inspiration, ndavuga ni se ibi bintu ntari abantu bibaho for real, bibaho kandi bikabarangira bitabaguye neza, abantu bakibagirwa umuntu, ahubwo bagashyira imbere kumva ko umuntu nyine ubwo atishyuye ubwo birakomeye byacitse. Kuko nk'ijyo namwishyura ukuntu yari ameze, ari n'umwana ari kumfata kanzu ngo uzagakubita nka yari ahiriye. Yes, ariko byama inspiration no kwandika indirimbo yitwa Umucanshuro. Nk'umuhanzi rero jya mu nganzo nandika inkuru ndayihimba. Yes, byamaye igitekerezo cya True Story, ariko ntabwo nari kwandika ngo nateze moto ngo ngize Nyabugogo ngo ndagenda. Nahimbye story buri muntu ashobora kwisanga mu bitenda. Okay, nice cyane. So ndabona ufite gitari, kandi barambwiye ngo kwiga gitari ni ibintu bigoranye cyane. Ntabwo bigoye.
ahubwo biterwa no kwigishije nawe n'ubushaka ufite. Gitari wayize gute? Gitari navuga ko nayigishije kubera ko nabanje gucuranga piano. No skills za piano za music zituma mbasha gucuranga gitari. Binyoroheye gukoresha amaformule y'ibyo wigaga kuri piano ukabishyira kuri gitari. Ariko by experience nagiye mpura n'abantu bacuranga abagitariste benshi, nkagira ibyo mbigiraho, nkagira ibyo mbakuraho. Niko navuga ni gutyo nize gitari. Kidumu uramuzi? Kidumu yego. Ninde? Kidumu ni umuhanzi. Kidumu ni umuhanzi. Yes. Ngo murasa. Ko wikaze. Wewe mu rwanda rubimbwiye. Ntabwo ubona agashisho ka Kidumu akiri umupeti. Wakunda Kidumu wena. Oya, nina ntabwo ubona agashisho ka Kidumu. Uramurora tabika. Nakarimo. Karimo ba. Korogoro. Sawa. So gitari imaranye imyaka ingahe? Maze imyaka ingahe ncuranga gitari? Ine. Ukumbaza imyaka maze ncuranga gitari. Ntabwo nyibuka neza ariko ndumva natangiye gucuranga gitari cyangwa imyaka 7 cyangwa 6. Okay. Ndagusaba sample yo gucuranga gitari utari kuririmba kwanza kugira ngo abantu bereke kuzi gitari kuko nje nanjye nzi neza ko uzi gucuranga gita. Munyumvire buze gutanga comment zanyu hariya umuhungu ukuntu acuranga gita n'umuhanga cyane. Let's go. Ngajyecwa gusa ndayizi ariko curanga imwe wacurangaga wicaye ari Nacuranga ya Ed wayikunze. Yeah man, urayizi kabisa. So kubona umuntu ukurikirana BigTown TV muze kutubwira mwabyumvishe gute, ariko on my side arabizi cyane. Yes, teka mucyancuro tuyigarukeho. Indirimbo ya mbere yitwa gute? Mucancuro n'ubundi. Ifite iyo album ifite indirimbo zingahe? 10. Indirimbo 10. Yes. Genda dusogongeza utubwira n'amatitle yazo n'ukuntu story yatangiye. Simple tu. Mucancuro. Yitwa Mucancuro ngiye kuririmba. Yeah.
yasaga nk'umuntu mushya mu cyaro cy'iwacu yasaga nk'unaniwe kandi yari afite icyaka ajya kugura amazi ubwo amahirwe yarageze arabacuruzi ntiyari afite impamba kandi yasaga nk'umugenzi koko yari umugenzi ntiyari umutunzi kubera umunaniro yagendaga nk'umusinzi iyo umuyaga washyize umugabo ku karubanda asebera ku muhanda uzira iyo umubabarira ntasebere ku muhanda kuzira ko yari umucanshuro ntasebere ku muhanda kuzira iyo umubabarira ntasebere ku muhanda kuzira ko yari umucanshuro ntasebere ku muhanda kuzira maze gushira inyota akora mu mufuka ngo yishyure amafaranga aramucika agwa hasi agiye kuyatora umuyaga urayahuha agwa mu mugezi utemba arayahomba yahuye n'uruva gusenya buri cyo yishyura arakubitwa koko yari umugenzi ntiyari umutunzi kubera umunaniro yagendaga nk'umusinzi umuyaga washyize umugabo ku karubanda asera ku muhanda uzira iyo umubabarira ntasebere ku muhanda kuzira ko yari umucanshuro ntasebere ku muhanda kuzira iyo umubabarira ntasebere ku muhanda kuzira ko yari umucanshuro ntasebere ku muhanda kuzira Wow, nice cyane. Explanation gatoya umaze dukubite ya kabiri. niya story n'ubundi namaze kuvuga y'umucanshuro. Okay. Yeah, nangwe nayivuze n'umugabo wavuye aho yabaga asiga umuryango wajya gushaka ubuzima handi hantu. Yeah, hanyuma indi ndirimbo nubwo uyu muntu yagize ibyaga amafaranga akamushirana ariko yari umuntu yarakwiriye kuba umuntu nk'abandi bose. Yarakwiriye umuntu ntabwo abantu barakwiriye kumugwa nabi. Maraza kumva parte indi ndirimbo muri buze kumva ibyamubayeho byanyabyo. Ariko indirimbo yitwa umuntu nawe yabaye inspiré biturutse kuri indirimbo. Yeah. Umuco iwacu numva bavuga ko iyo iwacu ari wabo abantu kandi umuntu arangwa n'umuntu gusa ibyo mperutse kubona nabibiri nyito hariho umuntu mukene atabona ibyo kurya ajya kwiba igitoki ku muturanyi we
kubw'amahirwe make baramufata yoyo ibyakurikiyeho nabiburiye inyito ese inzariza hindura intwari ibigwari ese inzariza duhindura inati ku rugamba yoyo umuntu akwiriye ubumuntu urarya ugasigaza umuturanyi wawe burara twibagiwe ko twese turi bene muntu umuntu akwiriye ubumuntu yo 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 bamaze kumufata aratakamba ati mumbabarire cyane sinzongera kwiba azenguruka umudugudu asaba imbabazi kuri we yumvaga birangiriye aho barangije baramufata baramukubita bamukubita cyane yo kuko yarashonje aho ntiyaharenze ese namwe mubyumva ubwo n'ubu muntu nubwo yari umushonje yarakwiye gupfa ese inzariza hindura intwari ibigwari ese inzariza duhindura inati ku rugamba yoyo umuntu akwiriye ubumuntu urarya ugasigaza umuturanyi wawe burara twibagiwe ko twese turi bene muntu umuntu akwiriye ubumuntu yo 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 Wow. Massive, man. Urarenze. Kabisa. Thank you so much for that. Album mu by'ukuri ndimo kumva aho irimo kwerekeza ni album ipanze neza kuko story itangira uku nguku igakomeza uku ku musozo sinzi kuntu yabimeze. Umusozo. Yeah. So mu ndirimbo zose 10 ni story imwe. Yes, ni stories zifitano zihuriye ariko nk'umu artiste urandika kugira ngo nuzumve indirimbo imwe azumve situation nawe arimo like nk'ingi umuntu nubwo ifite ahuriye n'umucancuro ariko nayo ubwayo ni indirimbo ifite umuntu wese ashobora no kumva yonyine akumva the main message. Yes, niko bimeze ariko zifitano zihuriye of course. Ubu ngubu ndakeka ko abantu bazi music bazi kumva music bazi kumva message kuri music barimo kuenjoyinga cyane. Yeah, ariko ku bantu bakunda imidundo tu batazi good music bo batakaye. So nice dukubita kandi. Babanzo kakadusobanurira. Uyu mugabo rero hari ikintu cyamubayeho mbere yuko afata urugendo. Nigeze kwabwira ko hari indirimbo ufite irangiza album ivuga umwana w'abaririmba ngo uzagaruke. Uwo mwana we nyine yavutse hagati ye n'undi muntu. Uwo muntu hari story yabahuje. Story yahuje uwo mugabo na mama w'umwana bavyaye niko nabyita. Ubwo story ye n'umukunzi we. Indirimbo yitwa Biranyura. Iravuga uburyo ki yahuye n'urukundo mu bihe bitoroshye. Yeah. I hope you to enjoy it. Yo 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 yo
yo yo yo yo yo yo yo yo mu gicucu cy'igiti cyo munsi iwacu niho nkunda kwicara kuko nzi kukunda kuhanyura kuko ubona biranyura umunezero ukanyuzura babarira uze kuhanyura ngo ibyishimo binyuzure urukundo ruto rurateta nifuje kenshi kukubona teta nifuje kenshi ko wanetera umutima wakunze uba nk'umwana mutoya wambwiye ko wankunze isi yambanye no wiyamaso yakunze areba ibirorirori ngo n'amatwi yakunze yumva n'ibidahari biranyura ha biranyura ha biranyura kukubona biranyura biranyura ha biranyura ha biranyura kukubona biranyura gihe kimwe naricaye mbona uratambutse nshira ubwoba ndakwegera usuje uranyikiriza nakubwiraga inkuru zidafite aho zihuriye ariko wowe umvaga ari nk'ibihozo ngo reka reka ntiwaryamutumvise ijwi ryanjye ngo niyo dusangira ntibyamanuka ntagutamitse ifuje kenshi ko wanetera umutima wakunze uba nk'umwana mutoya wambwiye ko wankunze isi yambanye no wiyamaso yakunze areba ibirorirori ngo n'amatwi yakunze yumva n'ibidahari biranyura ha biranyura ha biranyura kukubona biranyura biranyura ha biranyura oh biranyura kukubona biranyura umutima wakunze uba nk'umwana mutoya wambwiye ko wankunze isi yambanye no wiy'amatwi yakunze arededededede ngo n'amatwi yakunze yumva n'ibidahari ese navuga iki birarenze kuba merci so ingewe ndakeka ko reka turekere izo ngizo izindi bazazisange muri bazisanga kuri album izindi ndirimbo bazazisange muri album mu by'ukuri ni sawa ngira ngo turimo kumvikana izindi ndirimbo muzisange muri album mwebwe murimo kurikirana BigTown TV ako nagasogongeza uko wabyumvise uko ariko kose dukeneye comment zawe tubwire uko byumva gute iyi album iri hanze iri hanze iri kuri za talent mushaka kuzapotinga ashobora kugenda akayigura album ni 10,000 indirimbo imwe igura 1,000 hanyuma n'udafite uko ashobora kuyigura ashobora kujya kuri Spotify, iTunes, Boomplay n'izindi audio platforms zose ashobora kuyistreaminga then ijoro ndabambaye video y'indirimbo imwe muri izi ngizi okay yes. Which is nice so kuri YouTube ndaza kuba video nta ndirimbo ziri muri album zagiye kuri YouTube kugeza aka kanya ngenge yitwa umucaka iribuze ko biri kuri YouTube video yayo okay kuko icyo utashizeho album yose kuri YouTube album yose mpamvu nashyize kuri YouTube ni audio audio kandi uretse ko YouTube burya content zaba ari video cyane natekereje ko bwa ari uburyo bwiza none mpereye kuri audio platforms nabwo mpereye iwacu barakoza na talent ni platform y'abanyarwanda dufite kubanza kubikunda nk'ibintu by'iwacu tukabona kujya hanze niko nabanje gushyira kuri za talent mu digital platforms aho byagezeho ejo bundi kandi za talent bazo icyumweru cyose okay so hanyuma YouTube bashyiraho video uko nakoze video shyira kuri YouTube abantu cyo kuvuga ngo 10,000 ni menshi kubera icyo indirimbo zawe zihenze cyane
ahubwo abantu benshi bambwira ko album ihendutse amafaranga ari makeya gusa ni uburyo bwo gusapotinga ashobora kutagira ubushobozi bwo kugura album yose akagura indirimbo imwe cyangwa ebyiri agacuzinga iyo ashaka ni ukujya kuri Google akandika zanatalent.com hanyuma arahita abona post yanjye imbere cyangwa amanuke kuri latest videos arabona single by single n'indi. Okay. So abafana bawe urababwira iki cyangwa abakunzi ba music in general abasho kumva iyo sample gatoya bakumva uburyohe muri music urababwira iki? Icyo nababwira cya mbere turabakunda impamvu nk'iyi album nakoze nayitoranyije mu ndirimbo zirenga 300 nshobora kuba mfite nashyizeho time yo kwandika natangiye gukora recording mu kwa 11 mwaka ushize nkagerageza gukorana n'abantu benshi batandukanye abaproducer bamfashije mixing nabo benshi batandukanye urabona byatwaye hafi umwaka amezi 10 kugira ngo turecording tuba tugira ngo dukore ibintu byiza niyo mpamvu bidutwara imbaraga nyinshi icyo nababwira ni kimwe nuko turabakunda kandi dukora music dutegereje ko bayumva ikagira icyo ahindura mu buzima bwabo cyangwa ikagira icyo ibamarira nababwira ko nyuma y'iyi album nzakomeza mbahe n'indi nzamba album gusa nzana album mbahindi kandi nibakomeza kudusapotinga bizarushaho kuba byiza. Nice, thank you so much. Mbere yuko dusoza sinzi nimba ari ikintu ushaka kongeraho cyangwa kandi karirimbo ushaka kutwongeraho maze tukababwira bye bye ibindi baje gushaka iyi album kuri izo platforms umaze kuvuga mu kanya. Yakora indirimbo ya nyuma yitwa Umucaka ibuze ko ari source ijoro yayo. Okay. Then abantu bashaka following cyangwa kubona ibintu byanjye bashaka kujya kuri Instagram, Facebook, YouTube, Twitter n'ahandi hose bakandika Bolingo Pass hanyuma bakabona bagakomeza gukurikirana ibikorwa byacu bya buri munsi. Thank you so much. Indirimbo yitwa Umucakara hagira umuntu yibura kuri YouTube ijoro uze kubashyiriraho link vuba winyobya nijoro wikambuza amahoro namenye kwirengana ahubwo ari inzoga zinyibagiza inzira nkunda kugira urugomo w'abantu banyubahe ariko baransuzugura umugore nashatse mukunze ndamubabaza ese ndamuziza iki isi yangize umucakara w'ibiyuzuyemo ariko nshaka kubivamo ndambiwe kuba umucakara nkeneye kubohoka ndambiwe kuyoba kandi ndeba inzira yangeza aho nshaka kuva mu bucakara nshaka kuva mu bucakara y'amakosa yanjye sinzi igihe nzayimaramo
nta muntu n'umwe ushaka kumva ko nahinduka nkaba mushya ndambiwe isi y'ubucakara yuzuye mw'ibibi nshaka kubivamo ndambiwe kuba umucakara nkeneye kubohoka ndambiwe kuyoba kandi ndebe inzira yangeza aho nshaka nshaka kuva mu bucakara nshaka kuva mu kuri umugome cyane uri umugome cyane urarenze mubi cyane hari comments z'abantu hano bashaka kuguhereza mva njye numiwe kabisa numiwe ararenze mana yanjye akwiye kuva kuri iyi level akagera ku yindi murakoze cyane mubidufashemo Jewe nakunze ijwi ryiwe ariko indirimbo zimeze nka gutya ngiye mba numva zibabaje niyo mpamvu ntari kumufana cyane kunze ukuntu acuranga nakunze n'ijwi ryiwe ariko style aririmba ntabwo imfasha cyane irakubabaza cyane album ino zishimishije cyane ngiye ikintu namubwira nakomeza ashyiremo akabaraga arashoboye kandi cyane yumve ko ahangaha ageze noneho akwiye ibindi bintu indi step yaho ugiye kugera shyiramo imbaraga urashoboye kandi nka BigTown ntuzatinye gukomeza kuza kutwegera ikindi ukunda inama kurusha uko ubikora ukunda inama abantu bakubwira nibyo bizagufasha kugera ku ntambwe nyine ushaka gutera kandi cyane ikindi message urimo urakora ni nziza cyane njye niko navuga oya nyine ni byiza ari kubikora neza ariko zirababaje nyine we ni ibyawe izi message ibyo mbyimenyere izi message ubundi nizo abantu bagomba gukomeza kumva kuko izi message waririmbye nyine buri muntu wese ahari yagenda atoramo akantu ke ashaka kumva kuko ngiye nakunze imyandikire byahatari kuko ari nuko nyine hano mu Rwanda guteza Imana imbere biba ari ikibazo cyane ariko abakiri ubundi bakwegera nk'aba ngaba bakina amasinema bakwegera iyi ngiyi ni story album yawe numvishije ni story mwumva ku makampani ahubwo akora ibijyanye na nuza bashobora kukwegera izi ndirimbo zawe bazikoresha kandi havamo ikintu kinini yes kuko ahangaha ni amapizode ubwo babwira uti mushonje mugize gute muhishiwe uraje cyane murakoze cyane twebwe ntazo zadukorera niza arazikora neza ariko niza abandi babyumva nkanjye ntazo zadukorera reka nyibwirire hebro nagare nabajije reka musibirize oya njye nabajije Boringo nabajije Boringo reka Boringo kusubize Kebro nawe yongeremo kandi oya nareke Boringo nsubize warambajije twebwe nta zacu zadukorera nibyo kubikora neza ariko zimidundo zihuse indirimbo hari music for entertainment burya hari na music ukora for entertainment ushyiramo abantu bakabyina gusa nta gutekereza imiziki y'abantu batekereza ariko idasaba gutekereza
Yes, I have song. Mfite indirimbo 300 na ntibuka nyinshi cyane. Harimo n'izo n'aba star bagana baba bashaka kugura kugira ngo baririmbe izi ngizi nawe ukunda. Okay. Ubwo nzibona. Ya, ubwo nzabitekerezaho ndeko ko najya nkirambo kamwe. Kawe. Gacu, hari n'abandi. Kubwawe nzabikiramo. ariko njyewe numva nta ndirimbo yaruta humura muri izo ngizo ashaka, nta n'indirimbo yaruta umucakara harimo ibintu byinshi kandi hano harimo kuzicuranga aze kuyumva aze kuyumva noneho uze kumva nihaza ko harimo za sembare za kinara yego kebo kwera icyo ashaka ariko umucakara uze kuyumva neza ntabwo navuze karimbi ahubwo ndi kumubwira izo natwe twakibonamo mwe ibyo nabyo ni byiza ko yabikoze buri wese afite uruhande rwe wowe gumana ibyo nanjye ndi gusaba izanjye nabyumvishije ariko nyine nuza kumva muri zino ndirimbo izi ndirimbo nuza kumva imyandikire uraza kuzikora nabyumvise ni na nziza none ndi gusaba izindi rero zacu tuzaziguha cyo n'indi box ngwizambere nta kibazo. Okay, izo ni comment z'abantu bumva music. None hari umuhanzi hano nago ndi bumuvuge wereka atange comment z'ubuhanzi. Izi message zirakenewe cyane. Izi message zirakenewe kuko isi aho iri kugana turi kugana ahantu hatuma dutakaza ubumuntu. So message nk'izi zirakenewe kandi ikindi ni umucuranzi mwiza ngira ngo abantu bari kureba bari bubone touch y'uko ntirenze. Ikindi the way aririmbamo afite ijwi ryiza cyane, tekinike z'umuririmbyi arazujuje zose. Keep going bro. Ana magambo y'umuhanzi arakoze cyane moto ago takumvuga izina. So nanje nk'umunyamakuru w'umuhanzi icyo navuga nuko uzi kuririmba, the vocal is nice, kunu upanga message benshi birabagora cyane, abanzi benshi birabagora gupanga story, cyane storytelling mu ndirimbo biragoye cyane ku bahanzi benshi. Ashobora kuririmba avangavangamo amagambo ariko storytelling biragoye mu bahanzi benshi. So ibintu wakoze, big up to yourself, komereza hangaho kandi nzagusupportinga until kuko nje ngunda talent, ngunda good music. All in all nina ibyo ashaka arashaka ya midundo y'abajeni nyine b'imyaka 15 urabibahonda tu sometimes, ariko iyi album uko imeze nje ndumva na mpamvu y'imidundo. Kandi cyangwa ama singles album kugira ngo umuntu akore album iba ifite umurongo ngenderwaho. Ndi story ya album, so nimba ushaka izindi za awilolongomba kwachi cyangwa ziriya zinegeria okay, that's what's up. So thank you so much, until next time my bro, we're here to support you. This is BigTown TV. Turi kumwe cyane, asante sana. Thank you very much. Bye bye.